Hello nguhaye ikaze kuri Peace Essence niba uri umublogeter yambi nari mbakumbuye niwe mwangize busy barimo kubahereza amavuta ndi kwakira amacommande no gukurikirana yuko niba wakomanze abageraho so niyo mpamvu maze izi 2 weeks nta recordinga ariko nagarutse kandi nzajya ngaruka kenshi. Please keep me busy, ndabikunda kuko muba muri kunteza imbere bigatuma mbasha kubonera product nziza kurushaho munera courage. Natangiye antuka n'utuntu duke ariko ubu ngenda nongera products mbazanira kubera mwebwe. Niba uri mushyashya hano rero uri kuvuga ati ibi ni ibiki? Nitwa Piscine, nigisha gusa neza dukoresheje amavuta meza y'uruhu ndetse n'amavuta meza akoze umusatsi. Uyu munsi muri video y'uyu munsi rero ntabwo ndi bubatindire, nabasezeranyije kubabwira kuri serum. Mukunda kubaza se serum ikora gute, ikora iki, ese imaze iki, ni iki, itandukaniye na oil, itandukaniye na lotion, itandukaniye he na cream. Uyu munsi rero byose ndabafitiye bafitiye serum zigera kuri 5 hano kugira ngo mbasobanurire uburyo zikora n'uburyo uyikoresha kugira ngo ikugirire akamaro. Mu magambo make rero serum, lotion, cream, ibiki ibyo ngibyo ni impamvu ni consistency, ni état physique yayo. Donc urabona nk'iyi serum akenshi ziba zimeze nk'amazi, ziba zifite base y'amazi kandi zikozwe ku buryo ipenetra vuba. Ni ukuvuga ngo uko wakwisiga lotion, wakwisiga oil cyangwa se cream cyangwa ikindi kintu cyose ku uruhu turabizi ko rwinjiza amavuta aciye mu twenge. Rero serum ikozwe mu buryo yinjira cyane kurusha ibindi byose. Hari abantu bazitinya, hari umuntu wambwiye ngo barumva ngo ko serum imeze nk'ibintu ushaka kuzagutera kanseri ngo uko iminsi ishira, cyangwa se excuse me akumva ko nyine hari ikibazo yabitera. Icyo gihe keretse iyo ukoresheje serum mbi cyangwa se itagufitiye akamaro. Ni ukuvuga ngo serum iba iri concentré nk'ingi ni ya vitamine E, iba iri concentré irimo iyo niba bayise wenda vitamine E, iba irimo vitamine E nyinshi kandi ikaba ikoze ku buryo iyo vitamine E yoroshye cyane kuyinjiza. Ni ukuvuga ngo iyo uyisize serum ubu mwanya ukiyisiga uri kwinogeza utubona uruhu n'ubundi rusubiye uko rwari rumeze. Kenshi rero biba byiza iyo uyibanje ukimara gukaraba. Ni ukuvuga ngo urakaraba isabune hanyuma ugakoresha tona. Iyo uri umuntu ukoresha tona ubundi ugahita ukurikizaho serum mbere yo kwisiga amavuta, igapenetra mu ruhu hanyuma ukabona kwisiga amavuta. Ubwo rero habaho ubwoko bwinshi bwa serum bitewe n'ikintu ikora. Urugero nkanjye iyo ndimo gukoresha ubu ni iyi ngiyi ya hyaluronic acid. Iyi serum ngitangira gucuruza iri muri product za mbere naranguye, nyihereza sister wanjye arayikoresha arayikunda pe, yayimaze nko mu byumweru bingahe arambwira ati umva ya serum iri he ngo umpereze iyindi kuko ni nziza cyane kuri skin. Rero hasigaye nka 3 cyangwa 2 ngira ngo ahari. So umuntu uri ibone hyaluronic acid ituma uruhu ruba hydrated. Nyine ngewe I'm all about hydration, kugira uruhu nyine rutoshye. Iyi ngiyi ikikora nayo ikaba anti-aging mo gake, ntago ari cyane nk'izindi anti-aging nka retinol n'ibindi, ariko ni nziza. Rero iyo maze kwisiga ako kanya tubona uruhu rubaye smooth, ariko apana ibintu byo kuyaga nk'ayandi amavuta nyine wabizi iyo uyisize umera nk'uyaze. Amaserum rero akenshi aba kanze nyibafungurira urebe, akenshi ameze iyi ngiyi uko isa nk'amata, ariko iyo uyisize ku ruhu uhita ubona kuko nyine wisiga amavuta ukayaga ntabwo ariko bimera, uhita ubona nta kintu gihindutse ariko iba yinjiye mu mubiri. Hariho rero amavitamin C ubu ngubu zarashize, hari ariko zizaza vuba ku wa mbere. Hari donc vitamin amaserum akesha, hakaba amaserum atuma uruhu rutoha, akaba amaserum agabanya amatashe. Nk'iyi ngiyi ni Depiderme irimo na SPF, irimo sunscreen. Nyine iyo ikoreye kugira ngo igabanye amatashe, nayo urayibanza ku ruhu ukisiga amavuta ariko none irimo na sunscreen igabanya amatashe. Hari nk'iyi nayo ya argan oil, ni ya nijoro,
donc ni serum yo gukoresha nijoro nayo ituma igaburira uruhu cyane cyane uruhu rushaje rukagenda ruba rejuvenated, nyine kwa kundi ubyuka ukavuga naraye nisize, ukabyuka nyine usa neza. Iyi argan oil igira ibintu byinshi cyane byiza. Uyu munsi ntabwo ndi bujye muri ingredients list kuko ni byinshi, ariko iyo umuntu ayikeneye ugomba kumuha kit musobanurira icyo imaze. So hari amaserum atandukanye, ni ukuvuga ngo ishaka kugira uruhu rukeye, vitamin E na vitamin C, niacinamide, alpha arbutin n'izindi nizo zituma uruhu rucya rukagira nyine umucyo, complexion igahinduka. Ariko ku bantu barwaye ibiheri hakabaho serum itari concentré ifitemo tuvuge vitamin C irimo centella extract, irimo ibintu byinshi bishobora gutuma uruhu noneho rukalma, kuko nka vitamin C iri irritating, noneho ukayisiga ntikwiritatinge uruhu rugacya, kwa kundi ukira ibiheri ariko ntibijime mu maso. Izo serum nazo zirahari, kwa mbere zizaba zihari. Hakaba na niacinamide ku bantu bakeneye gucya ariko ufite uruhu rwiza rumeze neza. Nababwiye ko niacinamide 10% ubundi ni nyinshi ku ruhu sensitive n'uruhu donc uruhu rudafite ubuzima. So akenshi rero iyo mvuze uruhu rudafite ubuzima ndagaruka ku kintu bita CeraVe. Team CeraVe muri hehe? Maze ubu ngubu hagiye ibyumweru 2 birashize nisiga ino CeraVe PM, kubera ko narahinduye nsiga cream ku mubiri ya CeraVe, noneho mu maso nisiga PM. Yo murabona ukuntu nsa nyine uko iminsi ishira. Mbabwije ukuri, uko natangiye ncuruza amavuta ngenda ndushaho gusa neza, kubera ko ngenda mpitamo product nanjye imbereye nkayifata nayikoresha ikambera nziza cyane. Iyi CeraVe rero ni sawa cyane. So nkiri kuri CeraVe, yaba cream yaba lotion yaba, maze kuzigerageza nyinshi cyane. Ni brand yita ku kintu bita skin barrier, cyangwa se uburyo nyine uruhu ruri protected. Skin barrier ni nyine, ariko ubuzima bwayo CeraVe nicyo kintu yitaho. Amaceramide nyine atuma skin barrier ikomera. Umva ntago nge I feel like umuntu wese mu mavuta afite, waba wisiga yahe, wakaba ifite agaCeraVe hafi aho, kuko amavuta meza pe. Babwije ukuri ni amavuta meza. Nakoresheje lotion ye namaze, ubu ngubu ndi kuri cream ku mubiri, ariko ndabona impinduka, kuko cream nyine ikorewe abantu bafite dry skin. Rero nyine uruhu ruragenda rukoroha kabisa, kuko uruhu rwanjye rwo mu maso muri no minsi hano hari harabaye oily, ntago nzi impamvu. So ubu ngubu iyi PM iri kumfasha cyane, ndayisiga nkabona hameze neza. Nubundi ngira combination, ariko hari ukuntu nabyuka nkabona amavuta noneho ni menshi kurushaho. Aka rero kari light, urakisiga ukabona ntabwo wisize, ariko kakagwa ya moisture ukeneye umunsi wose. So ndatandukiriye, ntabwo natandukiriye. Ukeneye amavuta meza kugira ngo ukoreshe serum, ukeneye uruhu rufite ubuzima kugira ngo akenshi ukoreshe serum. Keretse iyo serum ufite irimo ibintu bivura, urugero retinol ivura cyane cyane sinye zo gusaza, ikavura nk'iya CeraVe irimo licorice extract kugira ngo zivure amatashe, kandi ikavura sinye zo gusaza, ikanagufasha gukontrola ibiheri. Ariko bisaba umuntu ufite, hari ukuntu ufite ibiheri nkanjye, tuvuge uruhu rwanjye rugize ibiheri, n'ubundi ruba ari uruhu rufite ubuzima bwiza, icyo gihe nshobora gukoresha retinol, ariko ntabwo ishinzwe kuvura ibiheri, ishobora kugufasha nayo kubikontrola. So biba byiza, kuko nshobora kuvuga retinol hano, umuntu wese agahita avuga ati noneho mpereza retinol, numvisha uvuga ko ari ivura ibiheri, ugasanga mwese muguze retinol, ugasanga umuntu ufite uruhu ruri sensitive arayikoresheje iramutwitse. Ntabwo ari byo, kuko iri intense, iri fort. Ubwo rero nayo irahari, ariko bisaba ngo umenye umuntu ibereye. Ubwo rero nkiri ku mavuta nako nkiri kuri serum,
hariho amakosa atuma serum zitinjira. Urugero kwisiga serum ku ruhu rwumye rwumagatanye ntago yinjira, ntago yabsorbinga. Biba byiza kwisiga uruhu rugitose. Ukimara koga ukagira gutya ugahita nyine kwa kundi amazi akigushiraho ariko wumva ko uruhu rugitosemo ukuntu, ugahita usiga agaserum karinjira cyane kuko zifite base y'amazi. Ikindi navuga ni exfoliation. Uruhu rufite dead cells ntabwo serum yinjira, so ntabwo igukorera. Ushobora kuvuga se serum bampaye barambeshye ko tuba ari dukeya ariko dufite akamaro, udutonyanga tuba duhagije kugira ngo tuguhindurire ubuzima. Ubwo rero ushobora kuvuga uti irinze ishira nta kintu imariye. Akenshi ni uko utakora exfoliation. Nababwiye exfoliant, hari ama lactic acid ku bantu bafite uruhu ruri dry, hari nka glycolic acid ku bantu bafite normal cyangwa combination skin. Nkanjye glycolic acid irankorera. Hari salicylic acid ku bantu bafite uruhu ruri oily. Ubwo rero nkanjye icyiza nakukonseya ni ugukoresha exfoliant ariko nanone iri muri scrub. Urugero nk'iyi scrub. Iyi scrub nigeze kwibereka kenshi cyane, abantu bankurikiye kuva nkitangira YouTube murabizi ko nayikoreshaga cyane ya St Ives. Iyi ngiyi irimo salicylic acid, nayikoresheje igihe kinini cyane nkirwara ibiheri. It's amazing St Ives, so ni byiza cyane kuyikoresha. Irimo salicylic acid ku bantu bafite oily skin irabafasha cyane, ku bantu barwaye ibiheri it's amazing. So uyishaka please contact me. Aya mavuta yose ndi kubereka agira pirate. Ninyakubwira hari abantu bambwira ngo se ko nabonye amavuta ngo nkayabona, bakambwira ibiciro nanjye ntanayaranguraho. Ibyo ngibyo nuyagura ukagendera ku giciro cya make bakabaguha pirate, please uzabyimenyera. Urugero ni nk'iyi cream ngiye kubereka, ikuraho amatashi. Ni cream nziza yo ku manywa na nijoro. Kwanza ni cream nyine ikuraho amatashi. Urabona ukuntu ari gatoya, kagura 45. So ushaka kuvuga ati irahenze, ni gatoya kazahita gashira. Hanyuma ugahura n'umuntu, ndabizi zifite pirate nyinshi cyane rwose, ndahazi n'ahantu bazicururiza. Ugahura n'umuntu akayigurisha 25, 30 cyangwa angahe, ukayigura ikagenda ntigukorere. Ibyo ngibyo uzabyimenyera. So niba nkweretse ikintu nkakubwira igiciro kiri hejuru, mu by'ukuri ntabwo ano mavuta nyunguka amafaranga menshi. Ni uko mba ngira ngo nkwereze ikintu cyiza kandi mba nemeye kikamfata kikampenda kugira ngo nkirangure, mbizi neza ko hari amavuta ya fake ariko adakora, ntacyo byamarira. Ntabwo nawe nubaka business. Murabizi maze imyaka 5 ncuruza imisatsi. Iyo utubatse business rero yo kwizerwa, mu by'ukuri abantu bakuvaho gahoro gahoro. Njye ushobora kuyikugurisha ku mafaranga make ariko ubutaha ntugaruke. So I'm not all about that. Natandukiriye nari babwira kuri scrub. Rero kwisiga serum ifata cyane cyangwa se gukorera cyane iyo ukoresha scrub cyangwa se ugakoresha indi exfoliant nziza. Hari abantu bakoresha nka glycolic acid, the ordinary cyangwa se izindi brands. Ngewe mprefera kuba wayisanga muri scrub, kuba wagura exfoliant iri muri scrub. Naberetse iyi ngiyi ko irimo salicylic acid ariko kandi ikaba ifite na scrub ku buryo ukuba igakuba utwenge ikadusukura neza. N'iyi ngiyi ni scrub ya Neutrogena ariko ikaba irimo glycolic acid. Ndi kuyikoresha umva it's amazing. Iyo uyisize umera nk'ikokera ariko bigahita bishira, but ni ukubera ko nyine ni detox scrub, ni ishinzwe gukuramo imyanda yose iba iri mu ruhu. Ubwo rero urumva ikoreshwa nka 3 mu cyumweru. Scrub ntabwo ari zo gukoresha buri munsi, ariko iba umva ukoresha scrub nziza ugakoresha serum nziza cyangwa se lotion nziza, skin yawe nyine uyibona ihinduka kurushaho buri munsi. Skin care rero ni urugendo, nibyo nababwiye. Ugura akantu gahoro gahoro. Ntago ugura ngo uvuge ngo ubushize naguze lotion birarangira ntago nzongera. Urugero nka hano hari iyi lotion ya Jergens, naberetse agato kayo mbere kayiri moyenne, iyi ngiyi ni family size. So ushobora kuvuga ati naguze cya gicupa kirahagije, cyarampenze, ntago nzongera kugura ayandi mavuta. Ukibagirwa ko
ntago rihagije pe, nanjye ntago nabura ubwo bwenge bwo kuvuga ngo niguriye rino cupa niryo nzajya nkoresha buri munsi, mu by'ukuri ntago ndi umukire cyane ku buryo nazajya nirirwa ngura ama products, ariko nuko mba nzi ngo product runaka niyo ikora kandi irakora ukabibona, mu by'ukuri skin yanjye murayibona, uyu munsi nashyizeho aga foundation gakeya nari mbikumbuye, ariko ntago murabona ko ntashyizeho makeup nyinshi, ndi umuntu ugira confidence yo kugenda mu muhanda nta makeup igihe cyose kandi mba nzi ko nsa neza kubera ko skin nyitaho, ni urugendo rero ntago natangiye gutya, bigenda biza gahoro gahoro gahoro, so nicyo nari nkibabwira ko iyo ufite scrub ugasukura uruhu rwawe neza ugakoresha serum nibwo ikora cyane, iyo udafite exfoliant nziza ntago serum igukorera, iyo ufite exfoliant itarimo ama ingredients n'ubundi iyo ufite nka scrub itarimo ingredients ziri exfoliating neza nayo ntabwo igukorera, urugero hano hari iyi ngiyi irimo vitamin C ariko kandi ikaba ari scrub y'abantu bakunze kurwara ibiheri, nyine iri safe ku bantu bagifite ibiheri, nk'iyi nayikoresha ituma ugira agapo gake kurushaho ku bantu bashaka gucya, ariko kandi udafite ibiheri biri active, iyo ufite ibiheri biri active iyi ngiyi iba nziza, cyangwa iyi ngiyi ya tea tree, ziratandukanye ku biciro ariko zose ni nziza ku bantu bafite oily acne prone skin, hanyuma iyi ngiyi ku muntu ufite uruhu rudafite ibiheri bikabije, ufite uruhu rwiza cyangwa se ujya ubigira ariko bitari byinshi, ituma ucya kurushaho, irimo ka vitamin C, ikagira nayo ama exfoliating agents, ni Neutrogena, abantu mwambwiye ngo mbereka products ndi kuzizunguza, I'm so sorry mba nazivuzeho, ikindi mbereka amafoto iyo ukeneye kuyigura ndayigufotorera neza nkayikwereka, so yeah, hano hari serum ya argan oil, abantu bambajije ngo argan oil, argan oil ntago uyikoresha yonyine iri cold pressed, okay, ntago iba nziza cyane, so biba byiza iyo iri muri carrier oil, so ushobora kuyikoresha iri muri carrier oil ukayikoresha nka body oil cyangwa se face oil, ushobora kuyikoresha iri muri serum, nk'iyi ni serum yayo, ushobora kuyikoresha mu yindi carrier oil wenda yo mu musatsi, so ibyo ngibyo nzabibasobanurira uburyo hari difference y'ama carrier oils, essential oils na donc uburyo bazikoresha kugira ngo bagukorere ama oil cold pressed oils zo gukoresha ku mubiri, cyangwa se bakaba bakora izo oil bakazishyira muri serum, bakazishyira muri lotion cyangwa muri cream, bikakugirira akamaro. Natangiye kuri serum, reka nzirangize. Hano hari serum yo mu musatsi, ikuza umusatsi, ituma yinjira mu mutwenge vuba, nababwiye ko serum zinjira vuba, ikinjira muri scalp, ukagira imizi ikomeye, abantu bagira imisatsi ipfuka ukabona imisatsi ipfukira ku mizi cyangwa se iracika, iyi serum ituma imisatsi ikomera ikaba strong, cyane cyane guhera ku mizi, ni serum ya Palmers. Team CeraVe, ndacyareba CeraVe, you guys, I think I need to be a brand ambassador wa CeraVe, kuko wow, CeraVe ni nziza pe, I need to do something about my nails, ntabwo ndi kuzikunda. Abantu munkurikira, apparently nabonye ko hari abantu batavuga ikinyarwanda bankurikira, I'm so sorry, vuba cyane nzatangira kujya mbakorera swat videos zifite subtitles, cyangwa se njye mbakorera amavideo yanyu ya English, nubwo atarebwa cyane, ariko I've noticed that I have some audience that doesn't really speak Kinyarwanda, so the people from Congo, the people from Uganda, Kenya n'ahandi hose, I am seeing you and I'm really gonna consider your request. Uyu munsi ngiye kubashyiraho bonus, murabizi ko buri gihe mba mbafitiye bonus, hari kano ga cream ka Bright Radiance, maze iminsi duha abantu hasigaye kamwe, I don't know why I'm showing it, ariko karimo alpha arbutin, kari rich muri alpha arbutin na milk, wisiga ukarenzaho ayandi mavuta cyangwa se ukakavangira n'amavuta mu ntoki, murabizi ko njye ntakunda gufungura amavuta, ahubwo ushobora kuvangira mu ntoki aka cream na lotion yawe, ukagira uruhu rukeye cyane rwo ku mubiri. Mu maso I'm not very sure, ariko ku mubiri
perfectly. Hari iyindi cream ya hyaluronic acid day cream nayo ifasha cyane, ni anti aging yo ku manywa, very perfect, ni ijyanye na serum naberetse nisiga. Talking about hair, kuri scalp iyi kuza Indian hemp nayo ndimo kuyikoresha ku musatsi wanjye, it's really good kuyisiga. Indian hemp ikuza umusatsi, birazwi kwisiga kuri scalp nyikoreshanya na serum, ni byiza cyane cyane kugira ugire roots ziri strong. Ku bantu bakunda amavuta ahendutse, kano cream kari light, kameze nka Nivea light, ni aga cream kagura amafaranga make, kitwa Utica, wisiga mu maso, kari safe ku bantu bafite uruhu ruri oily, bafite uruhu rukunze kugira ibiheri ariko badashoboye wenda kugura amavuta ahenze. Tuvuge ushaka udashoboye kugura CeraVe PM, ukabasha kugura kano kagura 9,000. Ntabwo gakora nka CeraVe PM ariko kari safe kurusha ayandi mavuta tuzi wenda nka Johnson kuba wasiga mu maso, kuko mba ntari sure. Medimix iracyari mu kazi. I hope ko waguze Medimix ku bantu barwaye ibiheri, irabafasha cyane. N'ama cleanser menshi dufite, mutugane tubahe amavuta meza cyane cyane. Itangazo ryiza cyane nuko itariki 20 na 21 tuzahura. Itariki 20 dufite Christmas party, dufite donc pop up shop, nzaba mbereka izi products mpari ziri live duhura. Nabibabwiye ko muri December tuzahura, so itariki 20, 21 save the dates. Kuri 22 abantu batazaboneka kwa gatanu no kwa gatandatu muzambwira, ni mu binsaba muri benshi ubwo nabwo tuzakomeza kugira ngo 22 duhure. So ku itariki 20 hari Christmas party, azaba ari kwa gatanu nimugoroba. Umuntu ushaka na matike 60 yonyine, ni ukuvuga ngo mu gihe video uri up umpamagare kuri donc unyandikire ubukinge tike ni 6,000 ukazaheraho shopping. Ubwo rero ku bantu bashaka kuzaza tugahura, hari umuntu uvuga ati ndashaka uzareba skin yanjye ukandikomendinga amavuta, noneho wambonye please come kuri 21. Ubwo urahitamo umunsi uzaboneka. Ariko abantu bashaka ko nzabareba, donc nk'umuntu ufite ikibazo runaka akavuga ati ngewe ndashaka gukoreka product nkoresha, ku itariki 21 nibwo nteganya kubabonera umwanya munsi wose tukaganira, nkareba uburyo nagufasha. Niba ngombwa hashobora kwiyongeraho fee kuri iyo ticket, kuko iyo ticket urumva uzayiguramo products. Ariko ikiri confirmed nuko ari ticket 6,000 tugahura, yaba kuri 20 cyangwa 21. Ubwo rero muriyandikisha. Amatike yo kuri 20 ni 60, amatike yo kuri 21 ni 60. Arangira dufunga, ubwo hagira abasigara bakazaboneka kuri 22 nabwo umva iyo minsi 3 rwose ngewe ndayibemereye. Nyuma yaho niba nzajya kuruhuka muri Noel cyangwa se niba muzakomeza kunteza imbere, ndahari ku bwanyu. Ikindi nta kindi. Anyway, joining a group, muri group niho tuvugira ibintu byinshi. Iyo ntari gukora amavideo kenshi abantu barambaza nkabasubiza. Izindi updates nzakomeza kuzibaha, ariko izo donc kuvuga ngo iyo minsi 3, 20, 21, 22 ni option ishobora kuba cyangwa ntibe, ariko tuzahurira kuri Okapi Hotel mu mujyi ku Muhima, tuganire, duseke, turebe products, tuvuge uburyo tugomba kwitaho neza. 2025 tugomba twese kuba tuglowinga, ukunsa cyangwa se ukundusha, mwese niko mugomba kuba musa. Ubwo rero muzabe mwiteguye kuza mu shopping, nzaba nabazaniye product nziza, hanyuma dusangire twishimane. I think that's all. Mukomeze mukore subscribe, mukomeze munteze imbere, mugure tubohereze products. Kandi ikindi nababwira, please aba bloggers n'aba VIP muri abantu nubaha, nanjye ngerageza kwitanga buryo bushoboka. Niyo mpamvu mba ntari gukora video, kugira ngo niba umuntu yaguze making sure ko products zimugezeho kandi zimugezeho uko yabishatse. Murabizi hari nk'igihe hagiye habaho mistake, wenda ukodaringa isabune ebyiri tugakoreza imwe. Iyo ubimenyesheje ako kanya
iyindi ihita ikugeraho. Murabizi ibyo ngibyo abantu baguze barabizi. So abantu bagura mutamenyere kugura online mukazana ibintu biri ghetto bitiyubashye pe ntabwo tuzajya dukorana. Niba uguze online ukambwira ngo nabyizera gute ko mutari aba escrow ko byagenze gutya na gutya, the moment umbwiye gutyo I am sorry, aho ngaho nzahita mba rude, ntabwo twakorana uri umuntu utubaha abantu. I understand ko utanga amafaranga yawe ariko ntago bivuze yuko ugomba gufata abantu ngo ubace amazi. Niba mu buzima bwawe sorry ungana gutya utaragura online, cyambere cyo ntabwo bisirimutse kuko muri kino gihe turi muri monde ya digital, sinzi twebwe tudarinda ibintu hanze bikatugeraho n'amakarito pe, tugatanga amafaranga menshi akaza kandi bikatugeraho twaranategereje ibyumweru. So ntabwo nibaza ko ushobora kumara amasaha angahe ibintu bitarakugeraho bitewe n'impamvu runaka twanagusobanuriye turi in touch ukaba rude. I'm so sorry, abo bantu ntabwo ari aba glow getters. Niba warayobye ukabona nimero yanjye ukagerageza kugura ariko no, you don't belong here. Ntabwo ubelonginga muri no muryango, turi abantu biyubashye. Ndagerageza bishoboka nibwo ngitangira business kandi nayitangiye kubera request zanyu. Mpitamo kubazanira amavuta meza, niruka kugira ngo mbashakire ngire gute mbamenyere ibintu byiza, ariko ntabwo bivuze yuko niba wanguriye ugomba kunyubahuka ngo uvuge ibintu bidakwiriye. Mu by'ukuri ntabwo umuntu yaguhereza service uri umuntu utiyubashye cyangwa utubashye abandi. Abantu barabyumva, murabyumva cyane, ariko izo ni element nkeya, ntabwo ari abantu bose. Icyo nshaka kubabwira ni uko iyo uguze online dukorana n'abantu batwizera. Niba uri aho waba uri hose ukavuga uti njye nabizera gute ko nabaha amafaranga yanjye ibintu bikangeraho, please keep your money rwose, ntabwo turi hano kugira ngo twibe. Keep your money, ntuzatugurire nta kibazo kuko twe ibintu bisohoka muri stock wamaze kubyishyura kandi bikakugeraho. I hope ko abantu bose mwamaze kugura murabizi ko ibintu byanyu byabagezeho. So yeah, reka ndeke kuvuga byinshi. Ibyo bintu nyine ni ibintu umuntu ahura nabyo umunsi ku wundi ukavuga sabana, who are they? Ntabwo uri umuglogetter niba umeze gutyo, ntuzaze no muri party with not meeting you, you don't belong here. I'm sorry. Murakoze cyane rero, bye, ndabakunda. Mwibuke gukora subscribe, mujye musharinga video kuri status n'ahandi kugira ngo dukomeze gusa neza. Mugure CeraVe keretse budget, keretse kuvuga ngo amafaranga ni make, ariko muri kit utunze wakaba utunze CeraVe, ko you deserve ceramides, you deserve ko ugira skin barrier nziza. I swear, wagira oil, wagira ibintu byose, CeraVe ni amavuta. Now I swear by it kuko umaze kuyakoresha ndabibona ko ari amavuta pe, bahaye urukundo mu kuyakora. So bye, I love you.